kukibica ku mugabo urugo rwana ni ukumva karimbwa kandi nta n'urugo kandi wowe uri umuntu w'umugabo. icyo ni ikimenyetso cyo kubanza kureba n'ubundi banza urebe ngo okay sabe gafaranga runaka kuko n'ubundi ikintu bita ubumenyi n'ubwenge ni kubanza kureba mu mpande zose uzarebe niyo mpamvu mu nkiko kuba ari guca imanza batajya baca imanza bumvishije ko kimwe babanza kumva mu mpande zose twabanza tukareba ngo ni igiki kintu cyananiye cyangwa se gafaranga yakoze yaremye yahanze tutigeze tubona ku bwa ba sogokuruza no ku bwa ba data ku buryo twumva ko gafaranga yashebeje igihugu cyangwa se yashebeje sosiyete. uzi ko ushobora gusanga umwana uri muri anuka cyangwa uri muri kometa atukana ntabwo urashaka umugabo wa kabiri ari kuvuka ku mugore wa kabiri. uyu rero akaba ari Habiyaremye Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga, akaba yarekuwe ku munsi w'ejo. aha ni nyuma y'aho umugore we Annette Murava akomeje kumuburanira nyuma yo gutanga ikirego ku bushinjacyaha. hanyuma ubu ngubu Annette Murava umugore we akaba yaragaragarije urukiko ko yiteguye kongera kubana na Habiyaremye Zakari nka Bishop Gafaranga, ndetse bakaba biteguye gufatanya kugira ngo bakemure ibibazo ndetse n'amakimbirane bari bafitanye mu rugo rwabo. gusa urukiko rukaba rwatangaje ko Bishop Gafaranga ariwe Habiyaremye Zakari ahawe igihano cy'umwaka umwe ndetse n'amafaranga y'u Rwanda 100,000. yazaramuka agize icyo akorera Annette Murava nk'umugore we muri uwo mwaka akaba ashobora kongera gufatwa ndetse agahabwa n'ibindi bihano byiyongera kuri uwo mwaka nyine urukiko rwari rwamukatiye. gusa kuri ubu igihe cyose yaba agaragaje ko afite imbaraga ndetse n'ubushake bwo gukomeza kubakana na Annette Murava ko nta kibazo yakongera kugira. Bishop Gafaranga akaba rero yari yaratawe muri yombi ku wa 7 Gicurasi 2025. bisobanuye ko yari ameze amezi 5 ndetse n'iminsi 3 afunzwe muri gereza ya Nyarugenge. nyuma yo kumva rero impande zombi hagati ya Zakari Habiyaremye ariwe Bishop Gafaranga ndetse n'umufasha we Annette Murava, bose bakiyemeza ko bagiye gusubira mu buzima bwo kubana nk'umugore n'umugabo kandi bagafashanya kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. bakaba bashizeho icyo gihano kirenga umwaka kugira ngo barebe imibanire niba koko ibyo Gafaranga yabashije kugaragariza urukiko ko yiteguye gukomeza kurwubakana na Annette Murava, nguko nawe yageze nyuma akabigaragariza urukiko ko yiteguye kongera gusubirana n'umugabo we kandi ko bose biteguye kongera gushyira hamwe bagafashanya muri byose. Bishop Gafaranga rero akaba akundwa n'abantu benshi batari bake, bijyanye n'amagambo agenda avuga hirya no hino, akunze kubaka sosiyete, akunze kuba arimo ibitekerezo binyuranye ndetse birimo ubuhanga. none se reka nkubaze, iyo ureba isi turimo gukira birasaba kuba uzi gukora cyangwa gukira bisobanura ko hari umuntu wagukururiye mu bukire? Ndakubwiza ukuri, hari ibintu uretse gato kwirirwa ubishakisha wikwirirwa wigora. gukira kw'iyi si ukuntu gusigaye kubaka, nta muntu ugikira kuko azi kose gucana amakara, nta muntu ugikira yuko azi guhinga ibitoki. uhinga ibitoki ikiro gitangira 50 kikagera i Kigali kigura 500. yego. uhinga ibirayi, uri umuhinzi mwiza mu giturage, uri umuntu uzi guhinga ibirayi, ikiro ukakigurisha ku ijana. tubigura bishaka se wowe umwande ugitangira kuri kampani 35. i Kigali kigura 100. ikigura 1000. urangurikira neza. abana bari mu kinombe bacukura zahabu bibagwaho. kugura kawunga ari danje, zahabu nuzigarama igura 150. kuba rero uri gucukura zahabu si ikimenyetso cy'ububosi. kuba umubosi isi yacu ikintu isigaye yaratweretse, kuba umubosi nabyita nka wifi. ni ukuba kubona umuntu uguhuza na network, ubwire password uri buguze na network. icyo si cyo nashakaga kugendaho cyangwa kuvugaho cyane. hari
Bishop Gafaranga rero akaba akunze kuvugisha ukuri kwinshi ndetse akagaragaza ubuzima ariko anashimira Imana, ashaka kugaragaza ko ubuzima igihe ugihumeka ushobora kuba watera intambwe iyi n'iyi, ukaba ushobora kuva ahantu aha n'aha ukagera ahandi. Bimwe muri byo yarakunze kubishimira Imana avuga ko igihe cyose umuntu agihumeka afite ahantu ashobora kugera, ko uwo muntu niba igihe cye kiba kitaragera adakwiye gusuzugurwa, ahubwo akwiye amaboko ndetse no gushyirwaho imbaraga. uragira inka, uragirira abantu n'ihene byose, urakorera agasenkisa ku kwezi, icyo gihe ndabyibuka. Nyuma yabwo Uwiteka mpindura amateka, mva mu kazi ko kuragira inka mba umukozi wo mu rugo, ntangira kujya ntora nanarya neza. Urumva Imana yari inzamuye mu ntera nk'uko wajya gukora kuri ahandi hantu harenze. Ubukwe bwa Bishop Gafaranga n'umugore we Annette Murava bwabaye tariki ya 2 Gashyantare 2023. Ganyo amarira nk'ay'uruhinja imbere y'abacamanza utacinyaho inkoro, nibyo bigeragezo Habiyaremye Zakari uzwi nka Bishop Gafaranga ari gucamo muri 2025. Nta kitagira rero iherezo. Bishop Gafaranga umucyo ukaba wirukanye umwijima, akaba yasohotse muri gereza, akaba yarategerejwe n'abantu benshi batari bake mu by'ukuri bamukurikiranaga mu magambo yuzuye ubwenge ndetse n'inama bitandukanye. akajya muri telefone akajya guhamagara uwundi umva ntiwampaye akabizo kuri telefone ati nabuze ibitotsi wangatwawe ati kame yakaguha ati ati ndarubiza, kandi ufite umuntu mu rugo wari ukaguha amaso ku maso, umunwa ku munwa. Ubwo iyo ubwira uwo muntu ukora agatendo nk'ako ngako ngo ntazazukire, urumva utabubitse ibanga ahantu cyangwa utabushakiye icyizere aho kitari. Bivuge ngo rero icyo ashaka kuvuga, njyewe ndi mu nyungu z'umuntu washyizeho, uri mu nyungu z'Imana, ariko njyewe of course yo mba mu nyungu zanjye, sinaka ahantu nuye siyo naba nuye ibimba none ngenda nakubwira yewe ushaka kubaho mu nyungu zanjye nta nubwo nakabaye nyoborwa. Ibyiza birinde none reka nkubaze, amafaranga barayarema mu ijuru cyangwa bayakora muri mashini, barayapuritinga n'imashini. None reka mbaze abantu barimo barandeba niko basha ko babakunda bakaba babareberera, kuki batagenda ngo bakore ibifaranga bijyanye no kugana imashini ngo babahereze? Ngo nimba nifitiye n'akabazo runaka n'ibitagenda neza ntubimenye, kubera yuko nzi ko nubimenya ntabwo uri bubibyazemo kontenti yo gushyigikira, ahubwo urabibyazamo kontenti yo kunjora. Ati byaranze, ati byarashatse, ndabona umwaka waragikurikiranye imikino yogosheje. Aya rero akaba ari amwe mu magambo ndetse n'ubutumwa bwuzuye ukuri mu buzima busanzwe bwa Bishop Gafaranga, agenda avugira hirya no hino ku bantu batandukanye, dore ko akurikirwa n'abantu benshi. Iyo uhuye n'umukire arirarira ngo arara amajoro ahiga, ariko burya abaraye ijoro bose ntiyarirara kurusha abanyerondo, kandi si abakire. Ntiyarirara kurusha abasirikare bari ku muhanda kandi bafite amataje nk'aya afite. Ijoro kurara ijoro si igisobanuro cy'ubukire. Reka twifurize umuryango wa Habiyaremye Zakari, Bishop Gafaranga na Annette Murava kongera kubaka urugo rw'intangarugero, kandi tunishimire ko avuye mu buroko, cyane ko mubizi ko hirya no hino ku isi, yewe no mu bihugu bitandukanye bikize ku isi, urugero nko muri Amerika, iyo usuye amagereza atandukanye, iyo urebye ubuzima bw'imfungwa zihabereye, usanga ari ibintu biba bikomeye cyane. Murabona ngaha kuri iyi gereza muri Amerika, usanga ari ibintu biba bigoye, ubuzima bwaho, ubuzima bw'imfungwa, mu by'ukuri usanga ari ibintu bigoranye cyane. Ariko iyo ugeze, usibye no kuba muri Amerika gusa, iyo usimbukiye muri Zimbabwe, Maroc, usanga rwose ubuzima bw'abagororwa, bw'imfungwa aba ari ubuzima buba bugoye. Ariyo mpamvu twakwishimira ko mu by'ukuri Bishop Gafaranga yarekuwe.
gusa iyo usimbukiye muri Congo naho iyo urebye amwe n'amwe mu magereza usanga bitaragera kuri standard ku rwego rwo guha ikiremwamuntu byibuze imibereho niyo yaba iciriritse ariko byibuze ikaba igaragara ifasha imfungwa. Urugero murabona aha ngaha, iyi ni gereza imwe muri Congo, murabona imibereho, kurya, kuryama, usanga ari ibintu bigoranye, ibi bigateza indwara zitandukanye. Niyo mpamvu rero kuvuga ko kuba Bishop Gafaranga yasohowe yatashye ni ibintu by'agaciro, gusa nyuma y'uko hirya hino ku isi hari amagereza akirimo ubuzima bugoye, niyo mpamvu twishimira ko igihugu cyacu ari igihugu cyiza cyita ku baturage, yewe nubwo umuntu arwa mu ikosa ariko usanga harimo ubumuntu, kuko iyo urebye mu magereza atandukanye mu gihugu cyacu usanga babigisha ibintu bitandukanye. Murabona ngaha ngaha abagororwa bita ngo barafunzwe, babigisha imirimo itandukanye ngo kubyina, kuboha ndetse n'ibindi, kandi bakabagenera amwe mu mafaranga mu bikorwa bitandukanye baba babageneye. Urumva ko twe mu gihugu cyacu ni ibintu bishimishije kuba ikiremwamuntu bagerageza kucyitaho, bakakigorora, bakakigira inama, bakabigisha imirimo ndetse n'ibindi bitandukanye. Inshuti muvandimwe wakomeje kudukurikira, turagushimira kuba warakoze subscribe, kandi nawe niba uri mushya turagusaba kugira ngo ukore subscribe, isaha n'isaha tujye tubana mu biganiro byacu. Naho ubutaha.